ibintu bibaye kubareyo bamwe no kubyakira byabananiye. Nishe twebwe tujye ku ruhande tuguma ikipakiri ku mutima. Mwebwe mujye mwambara amajeze gusa. Tuzajya tuyambara no mu maraso irimo Rayon Sport mu maraso. Yaratwinjiye. Ubundi bikinisha ibindi toka. Mubona niwo mwanzuro, niwo mwanzuro nago tuzongera kurwana nibi bikona. Abafande baba bagaye, baba baca hirya no hino. Hafi ubundi bitemana. Marayi, reka tugushimire. Oya ntago bayanga Marayi, ntago bayanga. Oya ntago bayanga. Papa Gomez itereke. Bimeze bite Papa Gomez? Uri Bugesera. Tangaza. Akabe karimenya tangaza. Nago nari mari nk'utari. Abagambanya ariko batatugendaho. Baracatugendaho. Ariko ibyo mbabwira. Baca umugare mu Cyarwanda ngo ivoka yimbwa imanuka iyi. Sivyo raka muvandimwe. Ivoka yimbwa imanuka iyi. Ushatse kuvuga iki Papa Gomez? Wimbaza amagambo menshi nanakwiyamye. Bugesera akaba yayifavoreje. Kuki? Gutanga avantage kuri Bugesera. Bugesera akaba ariyo ihindukira kuri. Ase kiriya gitego twatsinze amanyanga cyari gifite ntayahe. Icyo batsinze ni ikihe? Uketse ubujura. Perezida Afurika wenyine niwe wadutabara akadukuburira ibyo yakubuye ni byinshi. Arakumva cyane arabatabara. Urakoze cyane ugomeza kwihangana sibyo? Niba wanyine igira niba Rayon Sport rekaramye umusifuzi imugaruye gute babazaniye iki niba banyine batunze nukuvuga ngo rero ibingibi uretse no kuvuga ngo barahana Rayon Sport badukure mu mupira w'amaguru. Hoya Fatuma mugihe ibingibi babikoze bari bafite icyo bagambiriye bari bagambiriye ikipe itwara igikombe ko Bugesera ntago ishaka igikombe. Bugesera nishaka igikombe. Igishaka twebwe ibingibi turabizi turamenyereye ifite bingayi irakigera ku kihe irakera kandi imbaga y'abantu yari hano nukuvuga ngo rero ibingibi Ferwafa yabikoze ari yashakaga natwe rero mu mudendezo wayo nifata igikombe n'izisa igifata igihaperi twebwe dukure mu mupira w'amaguru yawe niba kibaye kuko nubundi nta gikombe n'ikintu kimwe aperi yatwaye yagikoreye n'iki niba kihe vuga Rayon Sport ntago izi kwihangana imeze nk'umwana wa bucura barakomanga arabesha umwana wa bucura n'uyu arabesha reka tumuge yakeneye hano reka mubwize ukuri mutangazaje aperi iki gikombe bajye bavuga ngo shampiyona izatangira ku ya mbere bagere kuri 30 noneho ku ya mbere baze bahe igikombe kuri 30 ntibizagera kuko 30 bigera dutegereje bizavamo. Reka tuve mu nzira. Sport yaravuze mbere ngo abasifuzi ntago tubashaka ntabwo iyobowe Ferwafa irabyanga ngo abasifuzi twajyanye n'abangaba ni gute ikipe ivuga ngo abasifuzi ntago tubemera we Ferwafa ukavuga ngo abasifuzi nibajya. Fatuma wari watangaje urambwira ngo ni ibitego kimwe kubusa nimba wabibonye none uretse mbanze nkubaze uko wari wabimbwiye birangiye ahubwo bibaye icyo bita inverse cyangwa se bihinduranyije. Hoya ntago ari zero. Fatuma match ibonye gute none sasa? Yanago nakinya na Bugesera. Twagiye. Yanago nakinya na Bugesera. Wakinye nande? Yanakinya na Ferwafa n'abasifuzi ba. Gutese kandi ko Ferwafa itagiye mu kibuga n'abasifuzi ko batagiye mu kibuga. Kiriya ni igitego. Nani? Iriya ni penalty. Igitego Rayon Sport yatsinze nicyo cyangwa si cyo? Tubwire. Ntabwo wari uri ku kibuga nicyo cyangwa si cyo? Ntabwo nabibonye njyewe. Ntabwo wabibonye. Nicyo. Yakuma foto kiriya ni igitego. Iriya penalty bakoreye Bugesera. Oya reyo. Uriya mu iriya nagari niyo cyangwa si. Erega buriya Fatuma umusifuzi buriya aba ari Imana mu kibuga. Abari Imana. N'Imana ntabwo ari Imana mu bitekerezo byacu no mu kazi kacu. Iriya ni penalty kiriya ni igitego ahubwo penalty haye Bugesera siyo. Ariko Fatuma
kubera kuri musifuzi mwari mwabanje kumwanga kare ntabwo ariyo mpamvu mutanyuzwe n'ibyemezo yafashe kandi amakosa yasifuye wenda ari we yigaragaje mva mugiye nkubwire uriya musifuzi binasifuye n'ibyo Bugesera yakiniye biratandukanye urabyemera twebwe twanze umusifuzi Ferwafa imugarura gute niba wenyine igira niba Rayon Sports rekaramye umusifuzi imugaruye gute babazaniye iki niba bonyine batunze nukuvuga ngo rero ibi ngibi uretse no kuvuga ngo barahana Rayon Sports badukure mu mupira w'amaguru oya Fatuma mugihe ibi ngibi babikoze bari bafite icyo bagambiriye bari bagambiriye ikipe itwara igikombe ko Bugesera ntabwo ishaka igikombe Bugesera nishaka igikombe igishaka twebwe ibi ngibi turabizi turamenyereye ifite bingayi irakigera ku kihe irakera kandi reba imbaga y'abantu yari hano nukuvuga ngo rero ibi ngibi Ferwafa yabikoze ari cyo yashakaga natwe rero mu mudendezo wayo nifata igikombe n'izi saha igifata igihaperi twebwe dukure mu mupira w'amaguru yawe niba kibaye kuko n'ubundi nta gikombe n'ikintu kimwe aperi yatwaye yagikoreye n'iki niba kihe Fatuma uyu mukino kutarangiye kandi itegeko ko rivuga ko iyo umukino utarangiye usubukurwa mu munsi ukurikiyeho ejo ntabwo mwemeranya nawe uko ikipe ejo yasura mu kibuga gakina tuzakina twe ntabwo tuzakina kuko twebwe rega hari ibintu utabasha kumenya birirwa babungagiza amagambo bavuga ngo Rayon Sports irakennye koko reka twemere twe turakennye nta leta idufashe turi papa tukimama turisiga tukisanga twebwe ibyacu turabyimenyera bakajya baza kunya mu byacu bakajya baza gukina mu byacu Fatuma ko arakanye gukina mu byabo kuko babazo babikura twebwe ibyacu tubona byatuvuniye boro Fatuma bakajya baza kwirirwa Fatuma ko arakanye Fatuma atarakara cyane navuye imanga natwishyura amafaranga yanjye gusa nakasingira cyo gukina n'izi nsifuzi njye naje gukina na Bugesera ntungwa ndi gukina n'umusifuzi none Fatuma ubushize ko mace ya Mukura bayisubitse bikabamwa ko n'ubu musubire mwari mwavuze ngo ntabwo era mace muzaza kwikina ahejo n'ubundi mwasubira mu kibuga mukaza mugakina na Bugesera twarasubiyeyo iriya cyari igikombe cy'amahoro twari dufite retour ubu dufite iki none twebwe nk'abantu turatangaje bafata igikombe reka twumva nta gikombe kizimigira urumva federasiyo mu Rwanda iri ikorera i Remera bariya ibintu bakoze bari babitekerejeho kuzana umusifuzi nk'uriya utazwi Rasta yego nguhaye ikaze hano kuri Zifu Media TV Rasta mu gitondo twari turi kumwe yego tugiye ku Nyamirambo twari turi kuri stadium turi kuganira ko tugiye mu Bugesera none ngize amahirwe ndakubonye umukino nturangiye Rasta ibi bintu ni ibintu ubonye gute reka nkubwire mutangazaje bwa mbere tujura saa 12 za mu gitondo kuri stadium i Nyamirambo nakubwiye ngo turatsinda 2-1 ariko akakubwiza ukuri munyamakuru ibintu mbonye aka kanya Bugesera nta bintu bidashoboka ni ibintu bitabaho mu buzima igitego cya mbere badutsinze ndacyemera ariko icya kabiri sinyemera urabona ko atari penalty ntabwo ari penalty bro ikindi cya kabiri twabonye igitego baracanga tubona penalty barayanga byabiri kimwe nakubwiraga ntabwo byari byabaye bro ntabwo byari byabaye Stari kwiposta urambeshya stari kwiposta oya ibyo bitego byasubiye kuri stari kwiposta ufite telefone ndi gucuranga kuri bluetooth Bugesera ibintu yabiteguye telefone yanjye yitwariye ku muryango basigira umugozi yagiyo ngiye tugeze mu kibuga baradukasa none ibingibi bigezweho umupira urangiye utarangiye reka nkubwize ukuri mutangazaje aperi iki gikombe bajye bavuga ngo shampiyona izatangira ku ya mbere bagere kuri 30 noneho ku ya mbere baze bahe igikombe kuri 30 ntibizagera kuko 30 bigera bitegereje bizavamo reka tuve mu nzira siporo yaravuze mbere ngo abasifuzi ntabwo tubashaka Ferwafa irabyanga ngo abasifuzi twajyanye n'abangaba ni gute ikipe ivuga ngo abasifuzi ntabwo tubemera we Ferwafa ukavuga ngo abasifuzi ntibajya none si ubwo ngo bari mu kiburo
umusaza bimeze bite twakira n'uyu mufana wa APRFC urakomeye ndakomeye ikipe yawe ya APRFC yamaze gutsinda Gorilla igitego kimwe cyagezemo ahangaha umukino ntabwo urangiye n'ibintu wakiriye gute ku ruhande rwawe je ikintu navuga Rayon Sport ntabwo izi kwihangana imeze nk'umwana wa bucura barakomanga arabesha umwana wa bucura n'uyu arabesha umwana wa bucura reka tumwumve yakeneye hano bro najya gufata TV Muhanga najya i Kigali niwe TV zabo najya i Kigali TV zabo ziri i Kigali twa turi mu Bugesera najya i Kigali APR yakiniye najya i Kigali yari yaje gushyigikira ikipe najya gushyigikira APR Nyamirambo hano na APR baraka gushimira cyane Rasta urakoze ku munota wa mbere yadutangiye uriya musifuzi atangira dukasa ese wabibonye nimba yafavoreje Bugesera akaba yayifavoreje kuki gutanga